Yeah. This is JD family. Yeah, we are back. Twari tubakumbuye cyane. Ariko twagarutse. Yego. Ubu ngubu tugiye gukora challenge. Ariko nago nzi challenge MD amfitiye, ariko ndi kuyumva ukuntu ariko reka ayitu introducing. Yeah, nabatsindiye challenge mbafitiye kuri my baby n'umuntu nzi akunda makeup. Makeup ongera uvuga ngo makeup arayikunda niyo abikoze mba mbona asa neza abaryoshe. Ubu ngubu urabona uri nacyo wameze neza nta kintu kiramujyaho, ariko ndashaka kumukorera makeup ku buryo nawe ubwe n'ubwa mbere agiye kwibona, sibyo? Ni surprise kuri we, asanzwe yikorera makeup ariko uyu munsi nange nafuze ati se ikamukorera makeup, ariko ntago azi yariyo, sibyo? Kandi narangiza kuyikora turasoka hanze tugende. Uriteguye gusohoka baby? Usa neza umeze neza. Ariko ugiye kuboresha oya muraza kubibona, sibyo? Yego mudukurikirane rero nta kundi tujye gutangira. I'm ready. Yes, tujye gutangira. Bebe ufite ubwoba? No, ariko ibintu utangira uzana nawe ko ntangira. Nyine nakubwiye ngo ni surprise. Okay, let's do this. Kandi uraza kubibona ariko ndangije nta kiraburi ndi buguhereze. We komeza utuze. Okay. Yeah. Ndahera hano. Kandi bitwara neza. Makeup yanjye irahenze. Rero kumara nige ndi gutangira gukeka ibyo ari byo. Ni biki? Witonde. Ira neza. Uri gute? Neza gusa gutya. Ukorera makeup nziza. Nibyo. Kurumirwa. Yeah. What is that? Uraza kubibona gute? Usanzwe umenyere kwikorera makeup? Yego ni byiza, ariko nanjye uyu munsi ndashaka kugukorera iyanjye nziza cyane irenze. Okay. Oh my God. Oh my. Turemereye wiseka guma hamwe. Okay. Ndaje ngukorere makeup nziza cyane baby. Abantu bari badukumbira tuzanye indi sura nshya. Yes. Sura nshya. Nsingira kandi gatekerezo. Wahita nanjye uzi gukorera makeup. Oya. Anja nkaguhindura isire. Oya. Waretse witonze. Ntabwo guys, comment. Witonze. Niba mushaka Witonze. kuko uri kumhindura ngomba kumwishyura. Neza gusa. Urayibona? Turimo turagenda tumera neza. Claude. Abagabo bagira ingwe nyinshi, ntabwo ari nk'izi ngizi. Izo ngoyi zose ntabwo ari izanjye. Ingoyi z'abahungu ziba nyinshi ntabwo ari iz'abakobwa. Se nibyo uri kumparira. Witonze.
gusinzira Wisinzira. iyo umurekurira ujya muri kumura massage Wisinzira kuko ndashaka gukora ibintu byiza. Jesus. yewe pe ibi ni byinshi cyane nawe ukabije abahungu si umuhungu aba ari beze oya aba ari bushi gutya Oh my god. Bene ugize umuhungu mubi w'umusaza. Okay, reka nkubaze. Ngize umusaza rwose. Reka nkubaze. Nuwuhe muhungu mwiza mu Rwanda? Yes we. Banza umbwire nuwuhe muhungu mwiza mu Rwanda ubaho? Niye mudi. Oya, Jay Rwanda uramuzi. Njya numva ngo hari abahungu beza ngo ba Jay Rwanda ngo baki. Uri umuhungu mwiza urabarenze bose. Urashobora neza. Ndaje ndikwereka. Gira gutya. Uri umuhungu mwiza ntabwo yavuga ngo ba Jay Rwanda ngo uri mwiza. Oh Lord. Yesu we ntabwo ubwanwa bwose favori na 040 uretse ndabakubita uretse teacher meme na teacher wa chemistry cyangwa math teacher wa chemistry dushe kubyemera oye ntabwo ibyinyo baburetse kareka ndaje mureke ibyinyo ushaka iki ndashaka kwereka umuko ugomba kuba ufite n'igihanga umuhungu mwiza agomba kuba ufite n'igihanga ni igihanga umuhungu mwiza afite ni ntabwo igomba kujya humura ntabwo igiga ntabwo birya humura ntabwo iriye diwa oya ndaje gusige neza sha Verke. Ja. aya ntabwo ari byiza iyi nyinya ntabwo aha hantu se ko hatubuze Oya. Nakubwiye challenge yanjye. Sibyo. Nakubwiye challenge yanjye. Kose dudoye. Ndi nababaye. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Oya ntabwo babaye. Ntabwo tuyipositinga iyi ngoya iri makeup yanjye nakwiye ngo oya ntabwo tuyipositinga iba ngo yamenye
guys yankuye amenyo ntabwo mwemera nase ngenda umwana nsanga wikaruma wivugije nk'ikigabo cikorumye gifite n'iryinyo rimwe agera kamera ngaho nsanga basekere gacetere basekere warakaye bakunzi ba Radio Rwanda ntabwo ari njyewe this is not me siko tugomba kujya gukina filime de bese ko ugomba kujya kumakiya abantu ba filime mu muhakazi iyi character ni iyihe niyo bazeye bakina movie kamvuga ahubwo nkaho yigumye ryavutse ejo bundi numvise bavuga ngo hagiye kuba ngo marushanwa nshaka kwishima mu isura oya hagiye kuba ngo marushanwa bari ndumva ngo hagiye kuba marushanwa y'abahungu beza ugomba kudusohokera iki bogari cyiza reba ukuntu gifite nama ya kabisa kandangiza hano ufite agiye kumakiya abantu bakina filime Guys, this is not good. hagati aho Imana ibabarire Mudi ibintu ari gukorera umugore we Rose. Yes. Impande zose. Noneho ubu ngubu urabona ko ndangije makeup yanjye sibyo ariko ari utuntu ushaka ko ugiye kungira mani wagira ngo umukarani be umusaza oya n'ibyanwa biba biri ku ruhande yes ngaba basekere ugira agaciro bere kinyinya yawe guys, this is not good. So noneho rikanze mpambike be ntabwo wakomba kungira umugabo mubi gutya ntabwo ari mwuga wibugari oya ni ntabwo ari cyiza rwose mpambike ingofero ntabwo yakagumira isuku bari kumanura imisatsi ukamera nk'ikirasita Rastafari. So you are supposed to be oya wifunga yes one people ese makeup irarangiye ariko irarangira na challenge ugomba kwambara n'imyenda y'abagabo guki kuko urabona uri ikibogari cyiza reba afite ikibogari cyiza guseka nibyo biri kubyica byose ndi guseka nawe bitabishaka kubera ese abantu bose bafite igihanga n'igikiri igihanga cyangwa n'inyenye. So guys murabibona makeup yanjye ko imeze mwaduha comment murabona atari umusore mwiza ari amarushanwa yagiye kuba ejo bundi sinamujyana yo ayibona ni Rastafari bogari wanje ngiye kumujyana mu marushanwa ejo bundi amarushanwa y'abagabo sibyo y'abasore abatipa afite ibituza afite ikiboko bereka ikiboko cyawe abana ni bogari kabisa yes urabibona afite favori 0 foot ameze neza ni Rastafari akuziko nasa nk'abagabo di uyu ni njyewe yes we so tujye kugenda bambara nk'abagabo sibyo Igisuwe ndayibwo ngiye gukangariya isiko tamenya ivugisha nk'abagabo
ladies and gentlemen, let's go to the club. turakomeza sibyo ngiye kubereka rero umuhungu mwiza nguwo amubona abahungu beza bita ngo iki yes chipokara Mr. wanje araje nguwo Hi guys. Yes basekera Mr. Yes we Jesus mbona Mr. wanje ni biki bankoreye. Hi guys. Berekinda Samo yes bereka igihanga cyawe ariko urugendo rujya mu ijuru ni rwo ruboshye mana insina zigeze vuga nk'abagabo ariko urugendo rujya mu ijuru sa nkaho umera nk'umuntu uhuye n'umugore we umusuhuza Rastaman Rastafara Nsuri ibintu tujye hanze aho guteka aho babona neza kuba showing ako nambaye no hasi yes tugende tubereke n'abantu hasi baratubwira ko uri umuhungu mwiza bereka ubwanwa bwawe ariko yes sawa bakunzi ba JD family ngira ngo mwayibonye makeup yanjye mwayibonye umugabo wanje umusore mwiza cyane ndamubona namuhinduye murabibona yes noneho muraza kutuha comment mutubwire umuntu bajya gusa nawe cyangwa se nimba mubona akwiriye kujya muri ya marushanwa y'aba Mr. yego kuko murambwira nka JD family rero mudatinze mwanyarukira kuri channel ya YouTube yacu JD Family Rwanda mugakora subscribe na like ndetse na share mukabereka abandi bagenzi banyu kugira ngo nabo babashe kwibona noneho namwe igiye muri mu rugo ikintu twabasaba ni kugira ngo n'umukino bafasha guseka kunezerwa mukumva muranezerewe mbese rero mu gihe muri babiri ugomba kumukorera akantu nanjye ntibigutangaza ejo bundi nanjye nkoreye makeup haza meze ndicyuki meze neza nsa neza rwose so murabona umusore wanje arasharamye ni umurasta mwiza cyane murayibona so reka nabasezere noneho ubundi tuzakomeze ubutaha mwakoze cyane ariko so mwakoze cyane kutureba JD Family ariko hari ikintu kimwe nanjye nzamwishyura mugomba gukomentinga down below mukatubwira icyo nanjye namukorera niba nzamugira iki ariko mwakoze cyane Imana ibamugisha mukomeze mu liking mu subscribing mu sharing ka video nikabafasha murakoze cyane ciao bye